na Canva guys. Tugiye gukomeza twigane Canva, ukuntu wakora ibintu byinshi bitandukanye ukoresheje application cyangwa se website ya Canva guys. Uyu munsi tugiye gukorana ikintu bita, ariko mbere yuko nkivuga, wowe mushyashya utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo dukorane iki kintu utari umushyitsi guys. Nukora subscribe urahita uba umusangwa hano, tujye tubana buri munsi mwige ibintu byabagirira umumaro guys. Uyu munsi tugiye gukora business card cyangwa se ikarita y'akazi guys, cyangwa se ikarita ya business. Uyu munsi wa none usanga umuntu afite akazi cyangwa se afite business yiwe ariko adafite card ye kandi afite telefone. Guys, ukoresheje telefone yawe ushobora gukora business card yawe iriho amazina yawe, iriho nomero zawe, ifoto yawe, ibyo ukora guys byose na email yawe. Reka tujyane akantu ku kandi nimurangare guys. Narabasezeranyije iyi canva.com cyangwa se Canva mugiye kuyiga ku buryo umuntu azajya ava hano azi gukora byibuze ikintu kimwe cyamugirira umumaro mu buzima busanzwe. Mbibutsa ko iyi application ya Canva ushobora kuyikoresha ukaba guys wajya ubona amafaranga. Nukurikirana iyi video paka irangiye ndakwereka ukuntu wayibyaza amafaranga mu buryo bworoshye guys. Reka dutangire. Turaza hano kuri Chrome nk'ibisanzwe, twandikemo ijambo, uze hano muri search ahangaha wandikemo Canva.com nk'ibisanzwe. Uraza wandikemo Canva.com gutya, ukandeho gutya guys. Witonde, ibi bintu biroroshye ariko iyo uhubutse urabyica guys. Uraza ukande hano handitse Canva gutya, ukande utegereze network yawe guys. Utegereze network. Ngiye kubakundisha iyi application ya Canva cyangwa se iyi website ya Canva.com kuko aba designer benshi niyo bakoresha guys. Turaza hano muri search cyangwa se aho twandikira ahangaha. Yamaze gufunguka Canva guys, wandikemo ijambo business card kuriya mbyanditse guys, uku nguku. Numara kubyandikamo uraza hano kuri search yawe uraza usacinge, urategereza network yawe. Ibi bintu biraryoshye guys, biraryoshye kuba wakwikorera business card yawe. Aha ngira ngo muri kubibona baduhaye ama business card cyangwa se ama template menshi, ni menshi cyane. Ikintu tumenyereye dukunda gukorana, turi gukora ibintu by'ubuntu guys, nta bintu bya pro. Uraza hano urebemo business card nziza ushaka ariko itari pro. Nkubwira ko nukoresha business card yanditseho rino jambo pro bazakwishyuza guys, kandi ndabizi ko abenshi mutabikunda. Reka turebemo aka business card kari free kandi keza guys. Okay, reka turebe nk'aka ngaka guys. Murabona ko nk'aka ngaka ntacyo gatwaye. Turaza tugakandeho gutya, uraza ugakandeho guys. Business card ku muntu ufite business bihita byerekana ubunyamwuga guys. Mujye muba abanyamwuga. Ucuruza imyenda, ucuruza inkweto, ucuruza ibikapu ariko nta business card ugira guys, biba bisa nabi. Iyi foto numara kuyikandaho yafungutse, uraza hano
iyi ni ifoto irimo, aya ni amazina, nomero, aho akorera byose. Wowe ikintu urakora ni iki? Ni ibintu byoroshye guys. Uraza hano, reka duhere ku izina, tugiye kwandikaho like, reka dukoreshe kampani ya wenda ya REB cyangwa ya no, reka dukoreshe umuntu uzwi cyane. Okay, Rocky Kimomo. Uraza hano ukandeho gutya kuri iri zina, uhita uza hano hasi handitse ngo edit, hano hasi handitse ngo edit, ukandeho gutya. Nukanda kuri edit barahita baguha keyboard yawe cyangwa se aho wandikira, wandikemo izina ry'umuntu ushaka nyine, cyangwa se wowe ubwawe wikorere kadi. Reka dukoreshe Rocky Kimomo, wandikemo Rocky Kimomo ya gutya. Murabona akizina kararangiye, murabona ko izina rigaragara neza. Noneho hano hasi ushatse waza ukandikaho CEO cyangwa se murabona biriho, ushatse wabyeditinga cyangwa ukabigira ute. Murabizi ko ari CEO wa Rocky Entertainment. Bino reka tubireke. Noneho ukaza kuri hano kuri contact, uraza ugakandaho gutya kuri izi contact, ukaza hahandi naberetse kuri edit hano, ugakandaho gutya guys. Warangiza ukandikamo nomero, reka twandikemo 0782275242. Wandikamo nomero ushatse, ntabwo ari ngombwa ngo wowe uri gukora kadi yawe washyiramo izawe. Reka ngiye nkoresheje izo nshaka. Dushatse hano tukaza hano tukahita dukanda kuri iyi nyuguti ya A. Reka mpabereke neza guys. Ahangaha kuri iyi nyuguti ya A tukayiha ibara guys, tukayiha ibara, ugakandaho gutya, ukaba wagira shokora cyangwa ukayigira green bitewe n'uko ubishaka. Ya gusa reka tubireke mu ibara rigaragara cyane ripika, rya bara rya ririmo ni gutya. Ya reka tubireke gutya. Murabona kano kabara karagaragara cyane. Noneho hano ushobora kuza ahangaha hasi ugashyiraho imbuga akoresha, yaba ari Twitter, Instagram, iki ya uko ubishaka. Murabizi Rocky akunda gukoresha. Okay, reka dushyireho ruriya rubuga rwa agasobanuyefilm.com. Ya uraza ugakanda hariya gutya, n'ubundi ukahita uza hano kuri edit hano, ugakandaho ukandikamo agasobanuyefilms.com gutya bisanzwe guys. Murabona byagezemo. Noneho hano ni ahantu utuye guys, cyangwa se location aho ukorera. Hano ha gatatu ni location ya business yawe aho ukorera. Ushobora kuza hano ugakandaho gutya nka kwa kundi, ukaza ukeditinga guys. Aha tugeze ndakeka ko mutangiye kubona ibi bintu mwabyikorera. Nubona ibi bintu bikomeye unyandikire muri comment umbwire aho byagucanze. Ushobora kuza ukandika umuhanda wa 20, wenda umuhanda wa 20 ST KGL, ukandika nka gutya guys. Byaba bibaye bino nta kibazo, ubwo ni kunze. Okay, reka twongereho n'akandi kantu, wenda ushobora kuhita uza ukandikaho ubwo nimba ari okay, reka tuhite nka Nyamata, ku buryo umuntu amenya uyu muhanda ni uwaha n'aha n'aha. Okay,
ahangaha murabona ko bibaye, noneho dusigaje kino kintu cy'ahangaha ku ifoto. Buriya ntuzakore business card idafite ifoto yawe guys, biba bisa nabi cyane. Turaza hano ku ifoto ukandeho gutya, uhita uza hano usibe hano kuri aka kantu ka delete, ukandeho gutya. Barakubaza noneho urasiba delete image cyangwa delete frame. Ushobora guhindura iriya frame cyangwa ugahindura ifoto, ariko twe dushaka iki? Dushaka ifoto guys. Uraza usiba ifoto gutya, noneho ikintu urakora ni iki, uraza numara gusiba ifoto, uraza hano hasi guys, muri aya magambo ari hano, ugenda usikororingeho gato, ujya iburyo urebe kano kantu kanditseho upload, ugakandeho gutya guys. Numara kugakandaho uraza ubona amafoto menshi. Umuntu uza guhura n'ikibazo hano hantu, nomero ndaza kuzishyira description, ampamagare guys, ampamagare urebemo ifoto y'umuntu wakoreye business card, cyangwa se nimba ari we wayikoreye. Twakoze business card yande ya Rocky Kimomo, reka dushyiremo ifoto ye hano guys, reka dushyiremo wenda iyi ngiyi, ifoto iri smart, dushyiremo nk'iyi ngiyi. Murabona ifoto iraza ihita ijyamo neza cyane guys, urayifata uzuyishyiremo. Murabona hano ko ibintu ari trebye guys, business card yacu yabonetse. Noneho hano ikintu tugiye gukora, tugiye kuza kuri aka kantu ka kabiri, kuri aka kantu ka kabiri guys, naho dushyireho ifoto. Ahangaha ni ku ruhande rw'inyuma. Urumva business card bifite uruhande rw'imbere n'urw'inyuma. Tugiye kuza hano inyuma, ushaka wakwandikaho ibindi bintu. Okay, reka tuze tubanze twandikaho amagambo hano. Uhita uza hano kuri edit gutya, weditinga amagambo ushaka. Reka twandikeho Rocky Kimomo n'ubundi Kimomo. Tuze n'aha hejuru, kuri iri jambo rindi, tujye kuri edit kwa kundi bisanzwe, twandikeho. Okay, reka dushyireho izina akunda kwita byose, ndakeka murabizi mwese. Wandikeho byose Rocky, ushatse wahita ushyiraho na logo ye guys. Reka hano hejuru dushyireho kuri aka karogo, tugakureho cyangwa se okay, reka tukarekereho. Tuhite tuza hano, ahangaha hariho ifoto, naho dushyiremo ifoto guys. Aha mwibuke ko ari ku ruhande rw'inyuma kuri ya business card. Business card igira side y'imbere iriho ibintu byose, inyuma hajyaho ifoto yonyine wenda na nyirayo. Turahita tuza hano ku ifoto, naho dushyiremo dukuremo iyi image irimo, dukande hano kuri delete, tugire gutya. Barahita baduha choice ebyiri, delete image dusibe hano. Uhita uza hano kuri kano kantu ukansoringe guys, ukansoringe. Noneho tugiye gushyiramo ya foto yacu. Turahita tuza hano kuri upload gutya, dushyiremo ya foto, uze ugashyiremo ubone gafitinga guys. Urabona ifoto yacu ngiyi guys, ifoto yacu ngiyi na business card yacu ngiyi. Ahangaha iyi business card kambasobanurire, hano ni ku ruhande rw'imbere,
aha ni ku ruhande rw'inyuma, ngira ngo muri kubibona guys, business card yuzuye yabonetse, ni iya Rock Kimomo, iriho aho akorera, ibyo akora guys. Nimba iyi video igufashije ya business card, siga comment ushyiremo udutima twinshi cyane guys, uvuga ngo Samba boy asante sana. Ciao ciao guys, ndabakunda mwese. Nimba iyi video yakuryoheye ntugende udakoze subscribe guys.